tanga icyacumi akabwiriza agasura abantu agasenga agahabwa inshingano ariko ibyo bindi ntiturebe ariko naba tubirebye kujya ku meza y'umwami n'ifunguro ryera hari icyo bivuze kinini mu bukristo. This Haleluya. Shimye Imana muri iki gitondo iduhaye akanya keza nk'aka kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana rero nigiriye ubuntu bwo guhagarara imbere yanyu kugira ngo dusangire iby'Imana yashimye ko tuganiraho muri iki gitondo. Icyo Imana impaye turi busangire muri iki gitondo cya none, tugiye kwigira hamwe cyangwa se gusangira ijambo ry'Imana ritubwira inkingi y'itorero ryari rishingiyeho ryambere. Iyo turebye amateka y'itorero dusanga batubwira itorero ryambere bakatubwira ibindi bihe itorero ryanyuzemo ariko bakabanga itorero mu gihe cya none. So when they talk about the church history, we have the early church, the church throughout the century, but also the church today. Nubwo itorero ryose ari rimwe ariko ryanyuze mu bihe bitandukanye. Don't have one church, but the church has gone through different periods. Nitureba tukabona itorero ryambere tukareba n'itorero mu gihe cya none ni koko ni rimwe ariko ishusho n'isura si imwe. So the church has gone through those different stages. This is why even today, though the church still the same one church, but with some different features. Reka turebe ijambo ry'Imana rero tusangira mu byakozwe n'intumwa ibice byaho bibiri kuva ku murongo wa 46 kugera ku murongo wa 47. So we are reading Acts 2 46 kugera kuri 47. Acts 2:46 to 47. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye ni wabo bakamanyagura imitsima kandi bakarya bishimye bafite umutima utishyama bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose kandi uko bukeye umwami Imana akabongerera bakizwa. And day by day attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all people. And the Lord added their number day by day, those who were being saved. Reka dusenge uko ijambo ry'Imana ridakwiye kwakirwa gutyo. Imana urakoze muri iki gitondo cya none, ushimiye ko duhaye akanya ko kuganira ku ijambo ryawe. Turasabye umwuka wawe wera aza tuyobore muri byose, dusabiye n'abagiye kumva ijambo ryawe kugira ngo bagirire neza. Nanjye ugiye gukoresha nk'igikoresho cyawe, ndagusabye ngo ubane nanjye kuva dutangiye tunasoje ni mu izina rya Yesu. Amen. Twabonye rero ko tugiye kuganira ku bintu inkingi y'itorero ryari rishingiye itorero rya mbere. So we want to talk about the four pillars the first church was, or the early church was built on. Itorero twabonye ko ryari rimwe n'uwari rimwe ariko ryari rinyura mu bihe bitandukanye. Hanyuma rero mu gitorero ryatangiraga ryatangiye mu gihe cyari kigoye. The church started when it was very tough period of time. Ryatangiye mu gihe abantu bari bamenyereye idini cyangwa amadini yabo. People were used to religion like Jew religion. Ariko itorero riza ritandukanye n'amadini bari basanzwe bamenyereye. Mu gihe ryatangiraga rero kuko byari umugambi w'Imana. So because the church started based on God's purpose. Tureba mu gihe cya mbere ko itorero ribo hari amadini kandi menshi anakomeye cyane. So there were different groups of religions. Ariko icyabitandukanyaga nuko igitorero ryo ryaje ntago itorero ryari ariko igitorero ryazaga ni gihe umwuka wera yururukiraga intumwa za abantu bari kumwe na Yesu. Mu gihe ryavukaga rero ryavukanye imbaraga nyinshi cyane. So the birth of the church started with power. Ariko icyatumye rikomera kandi rikaba n'uyu munsi wa none rigifite no kuba rikiriho. So the strength of the church nuko ryari rifite inkingi zari ryubakiyeho. Turebye twasomye muri 46 mu byakozwe n'intumwa aravutubwe ngo kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero. Ikintu cya mbere bari bashingiyeho bishingikirijeho kwari uguterana kwera. So
gathering every day, day by day, gathering together, that was the first pillar iyi the nkingi church yo was built on. iyi nkingi yo guterana kwera rero yatumaga itorero ryumva riri mu bumwe. So the church was in unity and united because they were attending the church or the temple day by day. Bagiraga amateraniro ndetse bakagira no guhurira mu ngo. So they meet and even they meet in their homes. Icyo cyo kuba bahurira mu rugo bakiyumvana nk'abavandimwe. Meeting together even in their homes, they were like brothers and sisters. Namwe reka mbaho urugero rworoshye, ba bantu muhurira mu rusengero n'umuntu muhurira mu cyumba hahandi mwicara gukarago mu gasenga, hari ukundi kuntu mwiyumvanamo bitandukanye. So when you gather as a big gathering but also as a small gathering, there is a total difference. Uko ituro ryagiye rikura rero rinatera imbere, hari ikintu cyagiye kibura, ugasanga abantu ku guterana no guhura no guhuza umutima biragorana cyane. As the church grew, there was now different because people were being many or they growing in number. Ugasanga umuntu nuwo guterana rimwe na rimwe uko yabonye akanya. This is why today we have people just attending church because maybe today they are rimwe na rimwe ugasanga dufite abakristo ibihumbi n'ibihumbi ariko bo mu bitabo. But sometimes we have church members but in books. Ariko mu itorero rya mbere suko byari bimeze, umuntu wese yabaga afite icyo akora mu rusengero. It was not so in the early church. Early church, everyone was participating. Ryatumye rero nubwo ryaranyuraga mu bikomeye byinshi rihagarara rishikamye uko bari bishyigikirije mu guhura bagaterana iteraniro ryera. But because they were meeting gathering, they persevered. Iyo nkingi rero yatumye itorero rishikama rirahagarara rirakomera. So that pillars helped the church to stand firm. Natwe mu gihe cya none naba nta guterana kwera nkuko twahoze tubibona, usanga abantu baba mu isengero zarafunze abantu bakagumuko. Even today, if we keep now being like that, say that today churches are closed, let us remain at home. Tuzagira abakristo bo mu bitabo, tugira abakristo ku izina, ariko abakristo batazagira icyo baba bamaze imbere y'Imana. We have only church members, nominal church members. Twabonye kandi ijambo ry'Imana tura ko ikindi bakoraga ngo bari bahuje umutima. The other pillar, they were having one heart, like unity but one heart in alcohol. Iyi nkingi yo guhuza kw'abantu ni ikintu cyari gikomeye cyane mu itorero rya mbere. So this unity, this gathering together, it was a pillar. No mu gihe cya none nuko byakabaye bigenda, nta bantu bagendana mu rugendo bataziranye. Even today, for us to go together, we must know one another. Ariko abakristo tujuje mu gihe cya none ni babandi babana mu rusengero kandi batumvikana. But the problem we have today, we have church members and one church, but there is no unity, there is no love. Kuko abantu twigishijwe ko kwangana ari icyaha, usanga umuntu rimwe na rimwe ava ngo runaka rwose ngo sinjya mwiyumvamo. Though we are preached and taught that hating one another is sin, but we say, oh, I don't like this one, I don't like this one. Jewe ndavuga ati ibyo ni uburyarya, ni bya bindi nabo abantu usanga mu rusengero indyarya zisigaye zibera mu rusengero kuruta uko ziba hariya muri quartier. When I have such member, I tell them that is hypocrisy. Ngo ya muntu rwose ngo simwiyumvamo, ngo umukristo umwe arambwiye ngo nuza kunsura ngo urya mu diakoni ngo ntuze kuzana nawe. One church member told me, when you come to visit, don't bring this deacon. Ndamubaza ngo se kubera iki? Burya ntago njya mwiyumvamo rwose, ngo mbabarire ntumuzane numuzanira ntuhasanga. I don't know why. I don't like this guy. If you come with him, I will not be there. None urwo rugendo twaba tujyamo rumeze rutareka itorero rya mbere abantu bose bahuzaga umutima bagahurira ku kintu kimwe. But in the first church they had these generous hearts. They were in one accord, in unity. Izo rero ndangagaciro zatakaye nkuko twagiye twumva ubuhamya ejo mu nyigisho twigaga, niyo usanga abayisilamu baba ngo nibo beza kuruta abakristo. So losing such pillars, such principles, it is why even today some religions like Muslim, they are doing well in society more than some Christians. Dufite umukoro rero kugira ngo turebe iryo torero rya mbere izo ndangagaciro bari bafite tuzihuze no mu itorero ryacu mu gihe cya none. So our job today is to learn how we bring back those principles, those pillars in our church today. Indi nkingi twabonye mu ijambo ry'Imana batubwira ngo kandi basangiraga bajyaga bakamanyagura imitsima bagasangira mu yandi magambo bajyaga ku ifunguro ryera. They receive food with gladness. In other way, they had communion.
reka mbibiri banga munaba uri umushumba ukabona umuntu amaze imyaka 2 atajya ku ifunguro ryera ushyira akabaza kuri uyu muntu. So if you are a pastor and you have church members who are not attending Holy Communion, try to follow up and see what is happening. Kenshi usanga abashumba dushaka wa muntu utanga ituro agatanga icya 10 akabwiriza agasura abantu agasenga agahabwa inshingano ariko ibyo bindi ntiturebe. Sometimes we follow up those who are giving money in church, but we don't follow up those who are missing on Holy Communion. Ariko naba tubirebye kujya ku meza y'umwami n'ifunguro ryera hari icyo bivuze kinini mu Bukristo. So Holy Communion has a significant meaning in our lives as church members, as believers. Hari umumama umwe naramubajije ntese kubera iki utajya ujya ku ifunguro ryera. So ask one lady, why are you not coming to the Holy Communion? Arambwira ngo igituma ntajya ku ifunguro ryera ngo ngiye njya kureba nkasanga ntakwiye. He said that because I'm not worthy to attend the Holy Communion. Ndamubaza ntese kuki wumva kudakwiye. And why? Arambwira ngo ngiye nuko nukomeze noneho rero bihindure. It's how I met. This is how I am. Ngo ngiye ifunguro rijya kuba namaze gukosanya n'abantu nuko nteye nukomeze kandi sinzahinduka ntibishoboka ntibizanabaho. Kandi yari umudiyakoni. And the lady was a deacon. Abo bantu rero naba baba mu nsengero tukabatunga gutya atajya ku meza y'umwami. So if you have such people in our churches, bivuze ngo nta gihuriye n'umwami. So if they are not attending Holy Communion, then they don't have communion with Christ. Yakora byiza yakora ibitandukanye. So they can do good works in our churches. Ariko reka mbabwire naba ari ukugorama kugoye gukomeye cyane n'umuntu wabura umukristo atajya ku meza y'umwami. Ni umukoro mbahaye namwe mugende muriye. Uzasanga ari ba bantu bavuga ari kijyana mu rusengero kandi ntitugire n'icyo tubavugaho, ari ugasanga amezi abaye 6 abaye 8 abaye umwaka atajya ku ifunguro ryera. Mu itorero ryambere cyabakomezaga abantu bose bajyaga ku ifunguro ryera, bigatuma basubizwa mu imbaraga nshyashya, bigatuma baba abantu bazima mu buryo bw'umwuka. Nicyo kibazo rero dufite mu itorero mu gihe cya none, usanga ifunguro ryera ryarateshejwe agaciro mu buryo bukomeye cyane. Kandi tureba dusoza ku izo nkingi ya 4 dusanga bari bafite bubakiyeho kuri 47 bavuga ngo bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose. 47 praising God and having favor with all the people. Hanyuma kuyu murongo dusorejeho batubwira ko abo bantu bari bafite ubuhamya bwiza. They had good testimony. Bari bafite icyo abandi babigiraho. So people they had something that other can learn from. Ariko ubu n'abantu b'Imana mu gihe cya none n'abakozi b'Imana usanga bavuga ngo mujye mwumva ibyo mvuga ntimukareba ibyo nkora. But today we have some even servants of God say that just hear what I'm saying but don't do what I'm doing. Numvise umuntu utambuje icyo kibwiriza ndavuga ati ishano ryaraguye. I heard a preacher preaching that you just do what I'm telling you but don't do what I'm doing. Umuntu numvise avuga ngo ngiye sinzakujyana mu ijuru ngo ujye wumva ibyo mvuga ngo ntukarebe ibyo nkora. Ubyanjye nubireba ngo take you to heaven. Just listen to what I'm telling you, don't look at what I'm doing. Nibuka igihe kimwe twari muri Kenya hari icyo bita ushirika bakagira amateraniro yo mu rugo. So in Kenya sometimes we have gathering a big crusade of churches and people gather even their homes. None rero tugiye kuri iyo ushirika tujya mu rugo tubaririza urwo rugo rw'uwo muntu aho yari atuye muri iyo quartier. So when we are going down looking for the home where we are going to meet. Yari yatuyoboye neza turagenda turahagira. So he gave us the direction we went and we reached there. Tubajije turabate turashaka mwene data utuye aha witwa Joseph. As we are looking for Joseph. Arabati ntaho hari rwose ntawe utugira aho ngaho mu Kristo. Mwine muroko rurati ntawe. They said we don't have a Christian named Joseph. Turagaruka tugeze mu nzira turahura. And we went back but when we going back we met the guy. Ngo dusure ati n'uyu mwatubwira gatatuye aha ngaho none si ni umukristo ni umurokore. And they said is this guy that you were talking about? Is he a Christian? Bati ni umurokore turasenga na. Oh, he's a Christian, the church member will just arabatoya ntago twari tubizi rwose. Nabaruko ntago twari tubizi pe.
rero ntawatwika inzu ngo ahishe umwotsi, nabura umukristo bizamenyekana aho utuye. So you can't hide. If you're a Christian, people know that you're a Christian. Njya ku rusengero abo duturanye barabizi, none ari ukuntu ngenda niyambara ibintu nihinduranyije nkambara nk'ibintu by'ibi, ubundi se njya nambara ibipira n'iki. So sometimes when I'm going to church, I will put some clothes, try to hide myself in the morning. No mu buzima se njya nambara ingofero. And sometimes I don't put up my cap. Nkambara ibintu by'ibipira n'ikigofero, nagenda mu mwijima aho ngiye ati pase kugiye mu ijoro ugiye. But just moving because I try to hide myself during the evening. People say, Pastor, where are you going? Kandi abo ni abasinzi nkibaza isi niki cyatumye amenya. Those are drunkards, people who just notice me that this is the pastor. Rero usanga nabura umukristo bizamenyekana, If you're a Christian, people must. nabura umukozi w'Imana nabwo bizamenyekana. Servant of God must be. Nubwira abantu ngo bajye bareba ibyo ukora rero ntibakareba ibyo bajye bumva ibyo uvuga ntibakareba ibyo ukora ngo uri icyapa, Don't tell people say that I'm just a sign showing direction. No, uzabura icyapa nyine. but you'll be just a sign. Ariko umurongo wa 44 ngo batubwe ngo aba bo mu itorero rya mbere ngo bari bafite ubuhamya bwiza bashimwa n'abantu. Verse 47 tells that they had good testimony. People were pleased with them. Uwo murongo usoza utubwira inyungu bagiraga rero. Batubwira ngo uko bukene uko bwije bakongerezwa bakizwa. The result is like numbers of people were added to them day by day. Ibyo nibyo rero bibuze mu itorero ri mu gihe cya none. So we are lacking some of those pillars today. Dusoje tuvuga ngo niryo jambo Imana yaraduhaye ko twasangira nk'abakozi b'Imana. So this is what I gave us this morning to share with you. Mu gihe tubihuza n'aya masomo meza bari mu kuduha. So let us just link this with what we are learning here. Erega kwiga no kwigira ku bindi. Ubu nanjye ndabigishije. Learning is learning to other. Myself also I'm teaching you something. Nanjye ndabigishije ni mugende murebe izi nkingi tuzaplike mu rusengero. So let's go and try to apply these pillars in our church. Turabonye ko iyambere yakabaye tugira n'ugugira amateraniro rwose. So gathering day by day, that's one. Nubwo insengero nyinshi zafunze turebe uko iteraniro ryaba ryera. But even church are closed, let us even meet even sometimes. Hari amateraniro usanga abantu bahuzwa bagahuzwa n'ibiryo. Ubu niyo amateraniro asigaye yarasimbaye yera mu barokore. So sometimes people are just meeting for food only. Abantu bagahuzwa no gusangira ibiryo byiza bateguye bikarangira bagataha. Just eat and go. Ariko iteraniro mbabwira ni iteraniro ryera. But I'm talking about the holy gathering. Ikindi ni uguhuza umutima. So again, it's unity. Ntago twayobora iteraniro cyangwa abantu badahuje. So let us be united. Nubwo abantu batatanye batandukanye mu buryo rusange, So even people scattered, ariko twebwe nk'abakozi b'Imana turageze uburyo twabahuza bahuzwe. but we must unite people as servants. N'ikindi ni ukujya ku ifunguro ryera. Holy communion, we also mentioned about. Hari ibindi abantu twakwamire ngo by'idini ryacu, idini ryanjye. Not just based on your denominations, understand. Ariko bidashoboka twareba n'ahandi tukajya ku ifunguro ryera. But if even your church is closed, try to attend the Holy Communion. Nk'amatorero afunze ntawamenya ngo bazafungura ryari. Some churches are closed, some will even not be open. Ariko nitugira abizera batajya ku ifunguro ryera bikamera imyaka 2 imyaka 3 bazaba bari mu gupfa mu buryo bw'umwuka. But if you have church members, let's encourage them to attend Holy Communion where the churches are open. Ikindi ni ukugira ubuhamya bwiza. And also having good. Nk'uko izi nyigisho zatubwiye ngo tubanze kuri twebwe. So it's like when we're starting the leadership of. Nitumara kwiyobora tubone kuyobora abandi. So when we lead ourselves, then we can lead others. Tumaranire kwiyobora rero tubone no kuyobora n'abariya. So before, let us be good example before we go to lead. Hanyuma icyo twabonye kindi ni uko tuzabona umusaruro, So the result tuzakomeza twongerezwa abakizwa. will be the number of believers will be added to the one that we already have. Nimwakira ijambo ry'Imana wa mugani. So maybe receive the This Our sound family.